Hari abaturage batuye n'abakorera mu mujyi wa Muhanga by'umwihariko ahazwi nko mu Rutenga mu kagari ka Gahogo mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga batabaza nyuma yo kuzazwa n'ubujura bukomeze gufata indi ntera, aho abajura baza bakakwambura ibyo ufite byose bakiruka, ariko aho guhunga bajya kure ngo bagakomereza ibikorwa byabo mu ngo no mu mabutike atandukanye. Bamwe mu baherutse kuhamburirwa ibyabo baganira na BTN TV bayitangarije ko iki kibazo ari icya rusange kuko bamaze kuhamburira abantu benshi, bagatangaza ko mbere hakiri ikibuga cy'ibinyabiziga hafi yaho ubu bujura bwari bwaragabanutse, ngo ariko ho kimuriwe Kabgayi ubujura bwarushijeho kwiyongera. Yaho yabaye nkeya, abantu babaye bake mu muhanda, usanga saa 12 wagira ngo ni saa 2 z'ijoro nta muntu uri gutamba, n'ibyo binyabiziga byaga bikatakata ku buryo umuntu atagufata uko yiboneye, abandi bahita bagutabara. Ujya kubona wicaye cyangwa se unagenda ukabona baraje nk'umuntu wambaye neza utanabikeka ko ari umujura, wajya kureba ukabona ibintu akoze ukabona nine bisanzwe, hari igihe kubona ukabona umuntu aratatse wasaba ugasanga umuntu yarenze muri ya korodoro. Dore bamburira hariya haruguru ku mabutike bakamanukira mu mashyamba. Baheruka kwambura umuturage wari urimo kwisoromera utuboga, bamushikura telefone ku manywa barirukanka. Abaturage muri korodori hamanuka, umuntu wese uhaciye amanuka yirukanka avuga ati bari banyambuye. Kuko imodoka na moto barigishaga nka saa 4 bakaba bakiri mu kazi, natwe tukaba turi mu kazi twumva ko nta muntu waza ngo aguhemukire, ariko nyine aho bagendeye urumva nta kintu kikibakoma. Nubwo ngo inzego z'umutekano by'umwihariko irondo bagerageza kuharinda umutekano, ngo ntibibuza abakora ibikorwa by'ubujura, bituma hatekerezwa ko ababukora bakiri bato, bigatekerezwa ko babanza gucunga aho abanyerondo berekeje. Abaturage bakaba basaba inzego zishinzwe umutekano kongera imbaraga mu gucunga iki gice ndetse no gushyiraho ingamba zihamye zatuma ubu bujura bucika burundu. Ahubwo turifuza yuko umutekano wakazwa muri ubwo buryo, cyangwa se wenda karimo n'uburyo babikemura, kuko bafite ubushobozi bwose abaturage tukagira umutekano. Icyo twifuza ni ukuvuga ngo nk'irondo cyangwa abo bashinzwe umutekano ntago bakwiye guca ahantu hamwe ari benshi ari nk'itsinda, ahubwo icyo twifuza twumva bakora ni uguca impande zose hamwe nk'abakeya, iyo baba 2 ahandi 2 ku buryo nyine batangatanga abantu ntibakomeze kwambura abaturage. N'ukuri ku ruhande rw'inzego z'umutekano, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yemeje ko iki kibazo hashize igihe kizwi nubwo kitari kizwi muri ubu buryo, kuko ngo mbere ikibuga cy'ibinyabiziga kigihari hirirwaga insoresore bigatuma polisi hakora kenshi gashoboka, ariko ngo ubu aho kimuriwe Kabgayi bumvaga byaracitse. Gusa mu cyumweru gishize polisi ikorera mu karere ka Muhanga yafatiye abantu 4 bakekwaho ibyo bikorwa, agasaba abaturage gukomeza gutanga amakuru ku gihe, akongeraho ko kuva uyu munsi inzego z'umutekano zigiye kuhakorera kenshi gashoboka agamije gukumira ibi bikorwa no kurinda abaturage. Aya ni amakuru muduhaye, icyo dukora umuntu polisi araza kuyakoresha kugira ngo niba hari abo bantu bagaragara bakekwaho kuba bakora ibyo hanyuma baze gufatwa, kuko n'ubundi urabona nuvuga munsi ya stade ririya shyamba niho wasangaga kwa rubyiruko rwigira imodoka aho niho rwirirwa rwugamaga izuba. Byumvikanira ko byoroshye kubabera umutaka yuko bahirirwa, ariko wababonaga yumvaga ko nyine abantu baje kwihugura ku bijyanye no kuba bagira ubumenyi no gutwara imodoka cyangwa moto cyangwa n'ikindi kinyabiziga cyigishirizwaga hariya. Ubu rero kuba hari abo ngabo bandi bakomeza kuhaza bagamije ibyo, aya ni amakuru muduhaye, polisi irayakurikirana, hanyuma twose dukomeza no gusaba abaturage ko bakomeza kuduha n'andi, hanyuma tuze kuyakoresha abo bantu bashobora kuba bahungabanya umutekano w'abaturage, dukumira icyaha kitaraba. Rwose icyo nicyo polisi isaba abaturage, bashyiremo imbaraga ahubwo bakomeze baduhe ayo makuru, ubundi polisi iraza kuyakoresha mu gukumira. Ahazwi nko mu Rutenga, abaturage bavuga ko ari hamwe mu bamaze kwigabizwa n'insoresore zikora urugomo n'ubujura, kuko bazibona ku manywa y'ihangwe no mu masaha nimugoroba zicaracara hirya no hino muri aka gace, ngo cyane ko banabona udutsiko twazo hafi y'ikibuga cy'imikino y'intoki, ndetse bakazibona no mu musozi uri inyuma ya stade y'akarere zirimo kwinywera ibiyobyabwenge bitandukanye birimo urumogi, ibyuma ndetse n'ibindi. Janvier Manishimwe mu karere ka Muhanga.